aka kanya ngiye kubabwira abantu ba mbere babyibushye ku isi cyangwa se abantu bafite ibiro byinshi ku isi. Ku mwanya wa mbere turahasanga Eman Ahmed. Uyu mumama akomoka mu gihugu cya Egiputa, akaba afite imyaka 37 y'amavuko. Akaba ari we mumama ubyibushye cyane ku isi, kuko uyu mumama yari afite ibiro 500. Gusa uyu mumama uyu mubyibuho waramubangamiraga cyane, kuko yaje kujyanwa kwa muganga arabarwa agabanyirizwa ibiro. Gusa mu mwaka wa 2017 uyu mumama yaje kwitaba Imana. Uyu mubyibuho ari bumwishe, kuko yarabangamirwaga cyane, kuko ntabwo yashoboraga guhumeka. Ariko muri 2017 yitabye Imana. Uyu mubyibuho urahambaye cyane kandi unateye ubwoba n'ukuri. Nta na muntu wakifuza kugira uyu mubyibuho nk'uyu, kuko urahambaye. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Francisco John Lang. Uyu mugabo we yaciye akayigo, yari yibitseho ibiro 538 kugeza ku biro 540. Ni ukuri ibi biro birahambaye cyane kandi binateye ubwoba ku bantu. Nta muntu wakifuza kugira ibi biro, kuko byatumaga aba bantu badahumeka neza, byarababangamiraga bihambaye cyane. Gusa twemeranwe ibi byo bibaho cyane. Ibi biro aba bantu babayeho bagize ibiro bihambaye gutya. Gusa nyine yewe muntu, nakubwira ngo mu gihe buriya umuntu agira ibi biro biterwa n'ikirere arimo, cyangwa se n'ibyo yariye, cyangwa se n'ahari. Gusa nyine ibi biro biteye ubwoba n'ukuri. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Walter Hudson. Uyu mugabo yaciye agahigo, nawe yari afite ibiro 543. Urumva uyu mugabo nawe yari ahambaye cyane kuri ibi biro. Uyu bita Walter Hudson, ibiro 543. Man ishobora byose. Ni ukuri aba bagabo bari bafite ibiro byinshi cyane kandi binateye ubwoba, kuko nta kintu bashoboraga gukora habe no mu mihomekere. Barabangamirwaga cyane bihambaye cyane n'ukuri. Ku mwanya wa kane turahasanga Robert Ilhidiz. Uyu mugabo we yari ahambaye cyane, kuko yakuze afite ibiro byinshi cyane pe, kuko n'imyenda yambaraga yabaga ari minini cyane, kuko ukuguru kwe kumwe ukuguru kumwe kumwenda twashoboraga kwambagwamo n'abagabo babiri banini cyane. Uyu mugabo yaciye agahigo, yari afite ibiro 544. Man ishobora byose. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Carol Yaga. Uyu mugore w'imyaka 34 ukomoka mu gihugu cya Amerika, yari afite ibiro 544. Nawe yitabye Imana azize uburwayi bw'impyiko. Uyu mugore nawe yarabangamirwaga cyane n'ukuri, nawe yitabye Imana azize uburwayi bw'impyiko. Urumva ko iyi mibyibuho bari bafite, cyangwa se uyu mubyibuho warababangamiraga cyane mu mihumekere yabo. Nababwira ati nta muntu nakifuriza kugira ibiro nk'ibi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Juan Pedro Franco. Uyu mugabo nawe ukomoka mu gihugu cya Mexico, afite imyaka 40 y'amavuko. We yaciye agahigo kuba ari we mugabo ufite ibiro byinshi, kuko yari afite ibiro 595. Gusa uyu mugabo yaje gutakaza ibiro 345, kuko yaje kubagwa inshuro 3 bamugabanyiriza ibiro. Gusa ikindi utamenya kuri uyu mugabo, yaje kwatakwa n'icyorezo cya COVID-19. Abantu benshi bavuga yuko kiramuhitana, maze birangira akikize. kandi iki cyorezo iyo cyageraga ku muntu ubyibushye cyahitaga kimwica ako kanya nk'ako guhombya. Ku mwanya wa karindwi turahasanga Kadri bin Mozend. Uyu mugabo nawe yari afite ibiro bigera kuri 610. Uyu nawe yaciye agahigo. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Jean Dodier. Reba ko wakoze subscribe, share na comment twekomereze. Murakoze cyane. Imana ibarinde kandi ndabakunda cyane.